umunsi w'umunezero. Nukuri iyi sabato yari umunsi w'umunezero, nta gihe igireka kuba iyo umunsi w'umunezero, ariko nanone iyo umunsi yo yarakarusho. Ese kubera iki turi kuyitiye akarusho? Ni gute abantu benshi bakomeje gushidikanya imbaraga z'Imana ngo bararindiriye ngo ibitangaza by'Imana bizakoreka ari uko baciye mu nyanja ikitandukanya kabiri? Iyo yaba ari ingorane idasanzwe. Ibitangaza by'Imana biracyakoreka, kandi Imana uko yari rejo ni umunsi niko ikiri, kandi ibitangaza yadukoreye izakomeza ibikore. Ni gute byakwirwa mu bwonko ba Imana mu gihe abantu bagiye kunanirwa no gucika intege ari cyo gisubiriza ikastanga igisubizo nyuma y'imyaka 15? Ariko murayumva, uwa mbere, uwa kabiri, uwa munane, uwa 12, uwa 14, uwa 15 igasubiza. Ubwo nabibonaga nahise ntekereza iki kintu, kubera iki muri iyi korale habonetsemo umuntu Imana yamushubije ku myaka 17, kandi kubera iki muri iyi korale Imana iri gutanga igisubizo ku myaka 15? Mubishyireho akabazo. Nasomye amagambo akomeye muri Luka igice cya 4 ku murongo wa 25, harimo ijambo rivuga ngo mu Isirayeli harimo ababembe benshi, ariko hatoranijwe umubembe Namani w'Isiriya. Kandi mu Isirayeli harimo abapfakazi benshi, ariko haje gutoranywa umupfakazi w'Iserefati. Kubera iki iyi korale yarimwe hakorerwa ibitangaza bikomeye? Nari ndi gusoma Abisirayeli bari kubaza Yesu ikimenyetso, aravuga ngo naho umwana w'umuntu yazuka. Reka mbabwize ukuri, hari impamvu, kandi buri wese abiha agaciro. Rero reka mpumurize imiryango y'abagize itorero nti Imana yo mu ijuru irasubiza. Kandi ikindi kigeretse kuri ibyo, nasomye mu bahanuzi n'abami ngo tuze duhora iteka dutegeye Imana ku ijambo. Imana iravuga ngo nimunsaba mukansaba n'umutima wose muzagenza gute? Nukuvuga rero ngo turasabwa kumenya ko Imana isubiza. Cyakora ishobora gusubiza byihuse, ishobora gusubiza bitinzeho, ishobora no kudasubiza nkuko tuzi ubwoko bw'amasengesho ntabwo ari yo tugiye kujyamo. Hari umuryango ufite ikibazo ndawuzi, uhora uvuga uti iyo ari sabato ya kabiri ngewe ntabwo nzansengera kane kuhavuga. Ndashaka ngo nkubwire ngo waba uri muri iri teraniro waba udahari, Imana yo mu ijuru iyi saha igeze ibitangaza by'Imana birakoreka. Reka wenda ndeke kuvuga handi, ariko mvuga handi. Nahoze nganira n'umuntu wo muri indi torero ryo muri uyu mujyi, nawe yari umukuru w'itorero, arangiza imyaka 19 atagira urubyaro, ariko ku mwaka wa 19 Imana ikora ibitangaza abona urubyaro. Ese none mu by'ukuri muragira ngo ijambo ry'Imana rirabeshya? Yakobo arara akirana na marayika ijoro ryose, ijoro ririnda gucya atarabona igisubizo. Marayika kugira ngo amenye ko ari gusaba bikwiye ku mutima, aragenda kanda ku mutsi w'inyonga y'itako rye kugira ngo akunde arebe niba ashaka Imana koko. Namwe muzasenge, mwongere musenge, muje mubwira Imana muti amasezerano yawe avuga ko nitusenga tuzasubizwa. Uyibwire nta kindi, wikwiheba. Ndabizi uburemere bwapwe, ndabuzi, genda buzi cyane. Byambayeho bidakomeye, byoroshye pe. Inshuro ya mbere biranga, haza inshuro ya kabiri biranga, inshuro ya gatatu biranga, kandi mu gihe gitoya. Ariko gucika intege no guhondobera ko ari kwamaze kuboneka mu muryango. Ndashaka ngo mbabwire ngo tye twishingikiriza ku masezerano y'Ihoraho, kuko uwo nguwo wenyine ni udushoboza. Reka dushimire korale ijwi ry'ihumure batubwiye indirimbo nziza bakuye muri Yesaya 30 ku murongo wa 15, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo nimugaruka mugatuza, nimugaruka mu mahoro no mu byiringiro ni Imana itangira imbaraga. Rero Imana yo mu ijuru ibongerera impano, kandi nkuko mwatubwiye ko tugomba gutuza haba mu buryo bugaragara haba no mu ntekerezo, uko gutuza kuzaba uko kurangamira ibyera tuzaririmbire no mu bikare byo mu ijuru. Imana rero ibaha umugisha. Reka twihute tujye mu byanditswe byera.
bamaze kuturirimbira indirimbo ya 291 mbere yuko tuyivuga mureke tubanze dusenge. Nanone data wera dukunda uri mu ijuru, twemere twongere tugaruke imbere yawe kuko tuzi neza kutaturambirwa. Umwanya urageze wo kubumbura ijambo ryawe, ariko tubizi neza tudashidikanya ko riruhije kumvikana, ariko habayeho kugoboka n'umwuka wari waryandikishije aryumvikana neza. Ngaho biduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Umuhanzi uyahanze indirimbo byatumenye hitamo yaravuze ngo ndabatuwe sinkibabaye, Yesu ndaje kandi ndaje, nje mu munezeri wawe, ubu Yesu ndaje, nje nifuza gufashwa nawe. Umuntu wese waje ahangaha yakagombye kuzana iyo objective, iki cyifuzo, nje nifuza gufashwa nawe, ngutuye intege nke zanjye unkize, mvuye mu byaha byanje nkugana, ubu Yesu ndaje. Ngiyi intego ya buri muri hano, nukuvuga ngo ndabatuwe. Icyo ni kimwe. Nyuma yo kubaturwa mu byaha byatugize imbata zabyo, havamwe umuntu wese rudasanzwe kuvuga ngo noneho sinkibabaye. Nyuma yo kutababara rero, kijije isoni sinihebye, Yesu ndaje, nemeye umusaraba wawe, mvuye mu mibabaro y'isi, ubu ngeze mu mahoro yawe, simbabawe ndanezerewe, ubu Yesu ndaje. Icyampa icyifuzo cy'uyu muhanzi kikaba icya buri wese uri hano. Tugiye kuganira amagambo atubwira ngo uruhare. Turaganira ijambo ritubwira ngo uruhare rw'agakiza, uruhare rw'umunyabyaha mu gakiza k'umutima we. Uruhare rw'umunyabyaha mu gakiza k'umutima we. Donc ikintu cyose iyo umuntu agiye kugikora, yewe n'udafite ubushobozi cyane akaba agiye kwifashisha, baramubwira ngo tubanze twere ku ruhare rwawe. Birasobanuye burya ngo kugira ngo umuntu abone agakiza, hari uruhare umunyabyaha agomba gukora. Ibyo biramutse bitabaye no kuboneka kwa gakiza ntibishoboka. Urwo ruhare ni uruhe? Nirwo tugiye kurebera hamwe. Tugiye mu Baroma igice cya 5. Abaroma 5. Uruhare rw'umunyabyaha mu gakiza k'umutima we. Abaroma igice cya 5. Paulo yaranditse ngo umurongo wa mbere, nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamye mu kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Paulo ayobowe n'umwuka wera. Paulo wari wararwanye intambara zidasanzwe. Paulo wari uzi akaga aho icyaha kigeze umutima. Arangije avuga ijambo rikomeye ngo nubwo bimeze bityo, tugomba kumenya ko twatsindishirijwe no kwizera, kandi umusaruro uva mu gutsindishirizwa no kwizera nuko tugira amahoro ava ku mwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ubu bwiza bw'Imana burakenewe kandi nicyo dushaka. Iki kugira ngo kigerweho cyonyine, kugira ngo dutsindishirizwe, tubona amahoro, twe tugira amahoro mu mitima hagati bamaze gusinda urwango, twebwe tugira ibyiringiro hagati bamaze kubitakaza. Ibyo bikomoka ahantu hamwe, nuko tugomba kumenya ko dufite ibyiringiro bidasanzwe yuko twatsindishirizwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ijambo gutsindishirizwa kubwo kwizera ni amagambo atatu. Hari ugutsindishirizwa, hari ubuntu, hari no kwizera. Muri ibi bintu uko ari bitatu, ibintu bibiri ntabwo umunyabyaha bigiramo uruhare, ariko icya gatatu umunyabyaha kigiramo uruhare. Icya mbere nicyo bita gutsindishirizwa. Iyo bavuga ijambo gutsindishirizwa, bisobanuye intsinzi ihabwa umunyabyaha atabigizemo uruhare, ibyo bita gutsindishirizwa. Kabiri, icyo bita ubuntu, ni uguhererwa ubusa ikintu utagizemo uruhare. Gatatu, naho kwizera bisobanuye uruhare umunyabyaha agira muri kwa gutsindishirizwa, yaheremwe ubuntu kugira ngo nawe hasohora ijambo rivuga ngo uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza uyu munsi, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, ariko intwarane zirabugishanya mu imbaraga. Birasobanuye ngo dukeneye imbaraga. Iyo mbaraga yo kudufasha kugira ngo tujye mu kwizera, kandi uko kwizera kugerwaho gusa iyo twatsindishirijwe. Kandi umuntu yemera gutsindishirizwa iyo yamaze kwemera ko ari umunyabyaha ukwiriye gucibwa, yarangiza akavuga ati ngewe ndi umunyabyaha, ariko nubwo ndi umunyabyaha ndabatuwe sinkibabaye kuko Yesu Kristo yambatuye ku musaraba w'i Karuvari. Iyo ibyo bimaze kugwira mu mutima w'umunyabyaha, havamo ikintu kidasanzwe.
hepfo iyo umuntu amaze kwemera gutera intambwe yo gutsindishirizwa agomba gutera intambwe zikurikira. Iyo ntambwe ni iyihe? D'abord ni ukubanza kwemera kureshwa n'umwuka w'Imana. Iyo umwuka w'Imana amaze kureshya umutima w'umunyabyaha atera intambwe agana kuri Kristo, Kristo nawe akamuha impano iruta izindi, ariyo bita kwihana. Iyo bita kwihana. Iyo umuntu yamaze gutera iyi ntambwe ntabwo umurongo badusomeye ugerwaho. Mwumva uko badusomeye? Batubwiye ngo nubwo ibyaha biryohera mu kanwa akabihisha munsi y'ururimi rwe, akabikuyakuya ntabireke, ahubwo akabikomeza mu kanwa ke, ibyo kurya bye bizamuhindukira mu nda bimurememo ubusabwe bw'inshira. Mwumva uko bimeze aha. Iyo bavuga ubusabwe bw'inshira ntimukaze mubitandukanya n'icyaha. Nimusoma Abisirayeli bavuye mu Egiputa, Imana yabahaye amategeko n'amabwiriza y'ukuntu bazagera i Kanani. Bageze mu butayu ntibari barahahinze kandi ntibacuruzaga. Imana yabakuye mu nyanja rwose iritandukanya, baragenda ibitangaza barabibona. Bageze mu butayu ibagaburira igihe kidasanzwe, ariko ntibashidikanya ubushobozi bw'Imana. Bagaya ibyo kurya bari baherewe ubuntu, baratangira baravuga ngo tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Imana rero iboherezamo ubusabwe bw'inzoka. Inzoka zirabarya. Nasomye amagambo mu nama zigirwa itorero no mu bifuzuye byose arimo avuga ngo icyababaje umuhanuzi kazabibona ngo nuko yababajwe no kubona abantu benshi barasambaga kandi umuti w'agahebuzo uri hejuru yabo. Ariwo wa wundi Mose yababwiye ati mugende, Imana yabwiye Mose ngo genda ucura inzoka uyimanike mu giti cy'ibendera, uzayireba yizeye azakira ubusabwe bw'inzoka. Ariko ibiramambu munsi y'icyo giti cyari kimanitseho iyo nzoka wagombye kureba wizeye ugakira ubwo busabwe. Ingorane yari irimo nuko hari huzuye intumbi n'abasamba kandi umuti w'agahebuzo uri hejuru yabo. Ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye kubona Yesu Kristo yaradupfiriye akatubwira ati mwese abarushye n'abaremereye nimuze munsange ndabaruhura, kandi abantu baranze bapfanye ibyaha byabo biranze. Niyo mpamvu batubwiye ngo nubwo ibyaha bikuryohera mu kanwa ukabihisha munsi y'ururimi rwawe. Mwumve namwe abantu basigaye bakora ibyaha, abantu bakabihisha, kubihisha mu myenda, kubihisha mu nzu ntibibakundire, bakagera no ku rwego rwo kubihisha munsi y'indimi zabo. Urumva ni ahantu hahakure cyane. Ahubwo bakabikomeza no mu kanwa kabo, ndetse bikabahindukira n'ibyo kurya. Ibyaha bisigaye bigotomerwa nk'amazi. Ni igitangaza kidasanzwe. Nje narasomye ngo umumaro w'itorero ry'Imana mu isi nta wundi ni ukubera amahanga yose umucyo. None ubu ngubu nta tandukaniro rihari, nta na rimwe. None se ko nta tandukaniro rihari bizagenda bite? Mwumve hepfo ngo iyo abantu bamaze kumenya ububi bw'icyaha babikomoye ku mbaraga y'umwuka wera. Iri jambo narikunze cyane, muri kurikire mwese. Iyo umuntu amaze kumenya ububi bw'icyaha ariko abimenyeshejwe n'imbaraga y'umwuka wera, mu mutima w'uwo munyabyaha havukamo agahinda, akumva ababajwe n'ibyo byaha, hagasohora amagambo arimo Baroma avuga ngo Abakorinto avuga ngo none ndishimye, icyakora sinishimishijwe nuko mwagize agahinda, ahubwo nuko agahinda kabateye kwihana, kuko mwagize agahinda ko mu buryo bw'Imana ngo bitume mutagira icyo mubura. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kakazana Gakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera ubupfu. Iyo umuntu yamaze gutera iyi ntambwe abikomoye ku mbaraga y'umwuka wera, muri we havuka agahinda. Agahinda, icyo bita agahinda. Agahinda ntawe utakaza. Utagize agahinda kubera ko yabuze uwe, yagize agahinda ko yabuze umuvandimwe. Utagize agahinda ko yabuze umuvandimwe afite agahinda ko yabuze ibindi yumva yarakeneye ntabibone. Ako gahinda iyo ugira wagize icyo ubura, niko gahinda usabwa kugira igihe cyose wamaze gukora ibimaze gucisha kubiri n'icyo ubushake bw'Imana butegeka. Nuko bisobanuye. Paulo aravuga rero ati ndabandikiye ariko sinejejwe nuko mwagize agahinda, ahubwo icyo gitumye mbandikira nuko mwagize agahinda ko mu buryo bw'Imana. Aka gahinda ni keza cyane. Ngo ako gahinda ngo gatera kwihana kuticuzwa, ngo kandi nako kakazana Gakiza. Niba dukeneye Gakiza, dukeneye ako gahinda. Reka mbabwize ukuri. Hepfo baravuze ngo niba koko kwihana kugomba kubanzirizwa no kubabarirwa, kuko Imana yishimira umutima ushengutse. Kandi ndashaka ngo mbwire umuntu wese ko na magambo yavuye mu Rwibutso n'Integuza,
yes, ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu 1890. Reka mwumve, ndashaka ngo mbwire umunyabyaha nti iyo umuntu yamaze kwakira imbaraga y'Imana mu mutima we, iyo umuntu yamaze kwakira imbaraga y'Imana, ariko imbaraga y'Imana sinzi niba turi kuyumva neza. Niba mwarasomye agatabo k'umutima w'umuntu, agatima k'umuntu agatabo karashushanyaga umutima kwa kundi nyine bawushushanya, noneho mu mutima w'umunyabyaha akaba harimo ibikeri n'inzoka n'ibindi byinshi, ariko umwuka wera akaba hano hafi. Icyakora nuko yohereza dereyo nako imirasire, yohereza imirasire mu mutima w'uwo munyabyaha. Iyi mirasire y'umwuka wera igezemo, ubona bimwe binyuza aha, ibindi bikanyura aha, ibindi bikanyura aha, umusaruro ukaba ko umwuka wera vinyuma ahubwo akaza kugira icyicaro mu mutima w'umunyabyaha. Icyo gihe rero hasohora amagambo avuga ngo wa munyabyaha we, yemenya ko nta kindi kiguzi Imana ikubajije, ikigusaba no kwiyoroshya umutima akawuturamo. Ibyo ntibisaba amafaranga ngo uvuge ngo uri umukene, ntibisaba uburebure ngo uvuge ngo uri mugufi, nta nubwo bisaba uburanga ngo uvuge ngo uri mubi. Ntago ari uko bimeze. Icyo dukundira Imana yacu ntabwo irobanura ku butoni. Iyo mbaraga y'umwuka wera turayikeneye yo kongera gukangura imyakura y'umubiri, ikongera igakanguka. Ariko nasomye mu kuganira Yesu ku paje ya 30 ngo ingorane iriho muri iki gihe giheruka nuko icyaha cyamaze kwangiza ubwenge ku buryo imitima y'abantu yamaze kugwa ikinya. Uravuga ibibabaje ukabona ntacyo bibabwiye, uravuga ijambo ry'Imana ukabona nta na gitoya. Ariko ni mwibaze, ese imbaraga twe tudafite kubera iki turi kugira imbaraga nk'iyabayeho mu gihe cy'abahere na witi ngo basomaga umurongo wose w'ijambo ry'Imana ngo ugafasha umutima, kandi igisubizo cyose cyabaga kuvuga amen. Nyamara kubera ko imitima imaze kugwa ikinya, usanga ababwiriza hano bakora ikosa kambyite ko nanjye ndiwe bahangana n'abizera ngo kubera iki mutavuze ngo amen. Ntabwo ibyo bintu bikwiriye. Urabwira abantu bavuga amen kubera iki? Uravuga ijambo ntibyigeze rifasha umutima we, none uri kumuhata ngo navuge amen, kandi amen bisobanuye ngo bibe bityo. Umuntu avuga amen kuko ijambo rikoze ku mutima we. Ibyo byavuyeho rero, ibyo byarangije kuvaho. Niyo mpamvu imitima y'abantu benshi maze kuba ibihanda, yamaze kugwa ikinya kubera ko ibyo ngibyo bibaho. Iyo umutima umaze kumurikirwa n'imbaraga y'umwuka wera, haterwa izi ntambwe zikurikira. Iya mbere, akunda Yesu n'Imana akanga icyaha cyose. Uyu ni wa mutima wamaze kuvirwa n'imbaraga y'umwuka wera. Ubwo turimo turareba uruhare rw'umunyabyaha mu gakiza k'umutima we. Icya mbere akora niki? Ni ugukunda Yesu, agakunda Imana, akanga icyaha cyose. Tugomba kwanga icyaha cyose nk'ikintu kizira cyabambishije umwana w'Imana w'icyubahiro. Burya kugira ngo twange icyaha hari intambwe ibasha guterwa. Ya mbere ni yuko icyaha cyose tuzakigira ikintu kizira. Ikizira turakizi, yemwe uretse n'itorero n'igihugu kwacyo kigira za kirazira. None igihe cyose icyaha cy'uburyo bwose utari wakigira kirazira, ntabwo intambwe yo kubona agakiza yari yashoboka. Kabiri, ahora yumvira amategeko y'Imana n'ijambo ryayo. Gishye ikintu kimuranga, ahora yumvira amategeko y'Imana, ahora yumvira amategeko y'Imana ari ryo jambo ryayo. Abantu aho kumvira ijambo ry'Imana bifuza kwishushanya n'abandi, bagakuraho insika zibatandukanya. Iyo ni ingorane dufite. Aho kumvira icyo ijambo ry'Imana rivuga, bashaka kugira ngo bakunde bihendahende insika zidutandukanya n'abanyamahanga. Twifuza kuzikuraho izo nsika. Ko tuzikuraho, nimusoma muri Yesaya mu gice cya 5 muzasanga Uwiteka ari guteza ubwega, avuga ati nimuze munkize ngewe n'uruzabibu rwanjye mwa Bisirayeli mwe. Uruzabibu naruteye icya mbere mu murimo urumbuka, ndarutabirira ndaruhingira, arushyiramo ifumbire. Kabiri, abona ko ruzonwa cyangwa se rukangizwa, ngo arushyira mu nzu, mu ruzitiro ngo rw'inzu y'amatafari ndende. Niko mwabisomye mu murongo wa mbere. Reka mwumve, kuko ibyo batabyemeye rero. Uwiteka yifuzaga ko bera imbuto cyangwa se imizabibu, ariko ingorane yavuyemo nuko beza indibu. Kwera indibu rero, umusaruro wavuyemo, Uwiteka afata icyemezo kivuga ngo niba ari uko bimeze, ndaza kuruzitururaho rwa ruzitiro. Reka mbabwize ukuri, dufite uruzitiro rw'amategeko y'Imana. Uru ruzitiro nitwifuza ngo ruveho, ingaruka izavamo nuko tuzanyukwanyukwa kandi tuzonwa, kandi byarabaye. Tumaze konwa, tumaze kononekara. Aho insika zidutandukanya n'andi mahanga zamaze gushyirwa ku ruhande. Ndashaka ngo mbabwire ngo Imana ikunda itorero ryayo, yarishyize mu ruzitiro. Urwo ruzitiro nta rundi ni amategeko y'Imana.
aya mategeko y'Imana aratunganye kandi asubiza intege mu bugingo. Ayo bavuga amategeko y'Imana bavuga ijambo ry'Imana ryose, ariko suko bimeze ubu ngubu. Ninde muri twebwe utifuza kugira ngo agume mu ruzitiro rushobora gutuma abamahagiriramwe umutekano, noneho ntaze kwera indibu ahubwo akaza kwera imizabibu? Nicyo cyakagomye kuba icyifuzo cya buri wese. Gukomera kw'amategeko y'Imana niko gutuma abantu bagomba gutekereza. Amategeko y'Imana agomba gutuma abantu bamenya ko aho aherwa agaciro ari mu itorero ryayo. Nyamara abantu benshi bamaze gukerensa ijambo ry'Imana. Icyo ni kimwe, ni muri cya gitabo cy'Urwibutso n'Integuza. Icyo ni kimwe, bamaze gukerensa amategeko y'Imana. Icyo ni kimwe. Ikindi, gukomera kw'amategeko y'Imana, ikindi bifuza gukingura amarembo kugira ngo ibizira byose byinjire. Kingurana idasanzwe. Donc intego ya buri wese ni ugukingura amarembo, ibizira byose bikagenza bite, bikinjira. Ubundi umumaro wa clôture cyangwa se igipangu cyangwa se urugi ni kugira ngo ibituruka hanze byose bihere hanze. None dufite uruzitiro rudasanzwe rwitwa amategeko y'Imana rushobora gutuma tutavogerwa cyangwa abantu badufata uko bishakiye, ahubwo tube turi abantu iteka ryose duhora duteye ubwoba ngo nk'igitero cy'ingabo ziserukanye ibendera. Niko tumeze. Abantu baradutinya, ntabwo bishoboka. Ndaza ngasanga abantu bari kuvugira mu kabari ibyo bashaka, babona nje nanjye ngafatanya nabo. Ntabwo ubundi mbere donc abantu baba Kristo bazima, iyo wageraga mu bantu bari kuvuga ibidakwiye baravuga ati ceceka. Ariko ntitugitera ubwoba habe namba. Ibibi tubijyanamo, ibyiza tukabijyanamo, gucura imigambi turi kumwe nabo. Ibyo rero nibyo biri kugenda bitukuraho ubudahangarwa. None surukiza uruhare rw'agakiza ku mutima w'umunyabyaha ni uruhe? Ni ukwemera ukagoteshwa uruzitiro rw'amategeko y'Imana. Ijambo ry'Imana rikakubera itabaza, kandi ijambo ry'Imana rikakumurikira ukamenya aho ujya gushinga ikirenge cy'imyizerere. Naho niwigira uwo ntazi, ndakubwiza ukuri, uzajya hanze y'itorero, kandi nugera hanze y'itorero nta munezero uzahabonera. Hanze ntabwo ari heza. Reka mbabwire, hanze y'itorero ni habi. Kandi itorero ndashaka mbabwire ngo itorero ni ikintu gikomeye. Itorero ni ikintu gikomeye. Nubwo abantu benshi barisuzugura, nubwo abantu benshi batariha agaciro, ariko Yesu Kristo we yarivugiye ati iri torero ari ugukomera n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ibaze kubona n'amarembo y'ikuzimu arinanirwa. None ayananiwe, amarembo y'ikuzimu yananiwe itorero, urabona uzabishobora wowe? Urinde wo kumbusha uri torero. Reka mbabwize ukuri. Dawidi aravuga ati kumara umunsi umwe mu nzu y'Imana bindutira kumara iminsi 1000 ndahandi. Mu gihe cy'Isirayeli iyo babonaga bagize ibibazo batewe n'abanzi babo, bafataga icyemezo kidasanzwe bakavuga ngo tuzapfukama twerekereye inzu, nawe uzatwumva uri mu ijuru udukiriza igihugu. None abandi bo baburaga n'ububasha bwo kujyayo, byibuze bagasenga baherekeye. None wewe ntabwo uri buze gusenga ngo urasengera mu muryango se bigeze bavuga ngo niwerekerayo. Ngiye narasomye muri ministère évangélique umurimo wo kubwiriza ubutumwa ngo gukomera kw'itorero ry'Imana mu nyubako, ngo umuntu udatanga amafaranga ngo urusengero rwubakwe ngo ntaho abatandukanye n'uvuga ngo umurimo w'Imana nudindire. Kuri page ya 93 muzaje kubisoma. Nuko byanditse. Iri ni itorero ry'Imana rirakomeye. Babwije ukuri rirakomeye. Nta muntu warishobora. Niyo mpamvu abantu benshi bakoze icyaha gikomeye cyo kuvuga ngo barivuyemo, ngo twebwe turanduye, ngo bagiye gushaka kwera, kandi ubabajije kwa kwera bagiye gushaka ntago bakubonye. Bakubona hehe? Iyo bagera gukomera kw'iritorero nuko batuvamo bagera hanze bakongera bagacikamo ibice bakayukwabo. Cya gice cyagiye ku ruhande kigacikamo ikindi, n'ikindi kigacikamo ikindi. Inyandiko zibanze bavuga ko bazakomeza gucikamo uduce bakoresheje ijambo ry'igifaransa icyo bita de morceler. Morceler nibwo kuyumva. Donc nuduce duce bazanga itorero ry'Imana bavuge ngo bararihunze, nibagera hanze ibishuko by'umwanzi bizabasangayo, bazakomeza bacikacike mu uduce apana ibice. Kuko itorero rero rikomeye urasabwa kuryumvira kandi ugasaba imbaraga y'Umwuka Wera ngo ibigufashemo. Naho umuntu ugerageza kuvuga ngo ntago ibyo azabikora, ndashaka ngo mbabwire ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Icyo uzaba uri mukora ni ugutera imigeri ku mihunda.
reka mbabwire ikintu gikomeye nubwo itorero ry'Imana ryagaragara nkaho rigiye kugwa, nubwo itorero ry'Imana ryagaragara ko riyobowe n'abantu b'abanyabyaha, ndashaka ngo mbabwire ngo ntibabura guhwana na Sawuli. Ariko Sawuli mu gihe cye Samweli yaramwubashye, aravuga ngo nubwo ari ikigoryi ariko cyasizwe amavuta n'Uwiteka. Uravuga ngo abayobozi ngo n'abanyabyaha ngo urabasuzugura. Ntago wabasuzugura, reka mbabwize ukuri, ibitangaza birakoreka. Hari igihe uzamutunga urutoki ukuboko kukanyunyuka, biraba ukuboko kukanyunyuka. Ngewe narasomye iri torero ukuntu Imana irikunda. Iyo musomye mu matorero 7 yose itorero ry'Imana ryabayeho mu bihe 7, habayeho Efeso irashimwa, yageranijwe n'ifarashi y'umweru, haba kubigaragaza kwera kw'iryo torero. Habaho Simburuna yageranijwe n'ifarashi y'umutuku, igaragaza karengane kagomye kuboneka mu bana b'Imana, amaraso akaboneka, rirashimwa. Haboneka itorero rya gatatu ryitwa Perugamo, yageranijwe n'ifarashi y'umukara, bisobanuye umwijima mu itorero. Umwijima umaze kwinjira mu itorero, ukuri kw'Imana kutakigaragara. Nyamara nubwo byagenze bityo habonetse mw'abashimwa. Haboneka itorero rya kane ryitwa Tuatura, ryageranijwe n'ifarashi y'igitare kandi gajutse, bisobanuye ukuri n'ibinyoma bigiye bivangavanze. Habonetse Imana ishimwa. Mu itorero rya gatanu byabwiye amagambo ngo ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi, nyamara abashimwe barabonetse. Irya gatandatu rya Philadelphia ryari urukundo rwa kivandimwe, barashimwe, bari bakwiye no gushimwa. Irya karindwi nta shimwe habe na rimwe yigeze ribona. Bitewe n'iki? Nuko ryaravuga ngo ndamukire ndatunze ndatunganiwe ntacyo nkennye. Ntago bari bazi ubukene bw'imitima yabo. Iyo umutima utari wamenya ko ufite icyo ukeneye, nta n'icyo uzigera usaba. Umuntu atamenye ko akennye ntago yasaba. Rero iri torero nubwo rimeze rityo, kuko Imana irikunda, ikarikunda nk'ikinege cyaryo, Imana yatanze inama. Iravuga ngo dore ndakugira inama, ungureho izahabu atunganirijwe mu ruganda kugira ngo ugire kwizera gukorera mu rukundo, ungureho imyenda yera wambare gukiranuka kwa Kristo, kandi ungureho n'umuti wo gusiga ku maso kugira ngo uhumuke ariyo mbaraga y'Umwuka wera. Iyi mbaraga y'Umwuka wera yamaze kumurikira umutima w'umunyabyaha, umutima w'umunyabyaha urakanguka. Wamara gukanguka akavuga ijambo rivuga ngo mbe none nakora iki. Iri jambo riracyavugwa, nta bantu bakigisha inama ngo mbe nakora iki kugira ngo nkunde mbona Gakiza. Iyi mbaraga y'Umwuka wera irakenewe. Reka mbabwire, aho kugira ngo iyi mbaraga y'Umwuka wera zikomanga imitima y'abanyabyaha, harimo harasohora ikimenyetso cyavuzwe mu minsi ya Nowa, ngo mu minsi ya Nowa bararyaga, baranywaga, bararongoraga. Reka mbabwire, ntabwo ari uko kurya mu minsi ya Nowa byari icyaha, si nubwo no kurongora byari icyaha, ahubwo nuko babikoze bakagera ku rwego rwo kurengerera, ibyo ngibyo bikaza gutuma bigirwa ikimenyetso cyo mu minsi y'imperuka. None ntabwo muri kubibona. Ngewe murabona imyaka maze ndongoye, nkaba nararongoye nciye mu nzira zitarizo, nkicara nkavuga ariko ntago byumvikana. Ese ko abandi bambaye agatimba, abandi bakambara neza, none ngewe kubera iki ntakora ubukwe? Ugatangira ugakora ubukwe. Ubwo bukwe bufite meaning, nako ubwo bukwe bufite ibisobanuro. Ni ubukwe buheze. Iyo dusoma mu Byahishuwe 19 ku murongo wa 7 haravuga ngo nuko tunezerwe twishime kuko ubukwe bw'umwana w'umuntu busohoye, kandi umugeni akaba hawe kwambara umwambaro w'igitare. Uwo mwambaro w'igitare ni imirimo yo gukiranuka yabera. None kushushanya itorero, harya ubwo bukwe tuzabujyamo twitwiki? Uri isugi? Ubwo bukwe bwitwiki? Mukajya mugasohora ama invitation mukadutumira ngo tuze mu bukwe. Ubwo ni ubukwe busabute? Ntago mbyumva. Hari gihe mbabikurura simbyiyumvishe. Ibyo muzi aho bikomoka? Bikomoka i Roma. Tujye muri Yesaya 2:6. Yesaya, reka mwumve impamvu tugenda dukuraho uruzitiro rw'amategeko y'Imana. Ikidutandukanya n'abandi tugenda tugikuraho buhoro buhoro. Yesaya yaranditse ngo umurongo wa 5, mwabinzu ya Yakobo mwe nimuze tugendere mu mucyo w'Uwiteka. Dore icyifuzo cya Yesaya. Arahamagara Abisirayeli ngo nibaza bagendere mu nzira mu mucyo w'Uwiteka. Ubwoko bwawe ari bwo bw'inzu ya Yakobo waburekeshejwe nuko bazuye imigenzo ivuye iburasirazuba, bakaraguza nk'Abafilisitiya kandi bakifatanya n'abanyamahanga. Dore cy'Imana iri kuvuga. Tumaze gukora ikosa rikomeye ryo gukura ikidutandukanya n'abandi, ahubwo ibiramambo imigenzo y'iburasirazuba, imigenzo yo mu Bafilisitiya niyo turimo tuzana aha ngaha. Kantanga icyitegererezo ku musaza, ntacyo ari buntwari, ndabizi neza, ni umuyobozi mugenzi wanjye. Murabona muzehe Rusumbabahizi aho ageze,
aramutse atarakoze ubukwe bwiza ariro mu matorero y'igihugu ashobora kwicara akavuga ati please ngewe ndashaka gusezera siko bimeze barabimwangira barabimuha ku myaka ye ndabizi ntacyo bitwara pe bakamusezera buriya bukwe bwitwa iki none ibintu biriyo ngiyo kubera ko twari dufite uruzitiro rutuma tutabona guhana nabo turi kubikuraho natwe dukuza buhoro buhoro ituro ry'Imana twamaze kurihimbira n'ubukwe bumeze gute ikindi nimujya gusoma reka mbabwize ukuri uru ruzitiro niruva tuzisanga habi natwe tuzamera nk'abandi bose reka mbabwire ngo maze igihe kirekire rero mfite wenda abana batanu okay tugashyira ku murongo iyi tariki ni umukuru w'umuryango azakora anniversaire voilà izakurikiraho ni umugore anniversaire umwana wa mbere uwa kabiri kugeza kuri barindwi niba ari bo mfite twarangiza ngo tugeze noneho ku gihe cyo gufeta anniversaire y'uko mungurikire anniversaire ngo y'imyaka tubaranye mwangurikiye kagenda nka printinga za invitation mwumva iki ijambo ry'Imana rivuga twagiye mugakora ibirori nka biriya nimuramuka mugiye gukora ibirori reka mbabwire ya anniversaire yabaye sikumaze kuba menshi basigaye ngo bajya no gutera ivi mwabukuru murafite ku myaka yanjye hagenda nkajya ku mazi nkajya gutera ivi gasohora za invitation ngo nimuze narasomye ngo mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere mu ntuza ku chapitre ya 45 avuga ngo lettre d'anniversaire urwandiko abakora izi mpuza za anniversaire ikigomba gukorwa cyambere igihe abantu bari mu isabukuru bagomba guhora batekereza Imana kandi bagatanga ituro rihabwa Imana kuko ariyo yabikoze byose murabikora ibyo ngibyo murabikora ubundi urwirwa wajya kutubwira ngo tuze turye tumwe twebwe twabigizemo uruhare wakagombye gutanga ituro ushimira Imana yabikoze none n'ugira ngo tuze turye kandi duhaye ndashaka ngo mbabwire ngo uruzitiro rwadutandukanyaga n'abandi ruragenda rukurwaho buhoro buhoro kandi amaherezo tuzanyukwanyurwa tuzacibwa reka mbabwize ukuri icya kabiri kigomba gukorwa icyo gihe icya kabiri ni uko muri ibyo bikorwa uko ibikorwa nk'ibyo birori bizakorwa bigomba kuba bigaragara nk'Imana guhera bitangiye kugeza birangiza iyo biba amaso oya ibyo biba tujya tubyumvikana ntabwo ariko bimeze ibirori nk'ibi murabona ko mugenda mukuraho urusika buhoro buhoro nzabona nanjye baje kunkorera amavuta aha hari ibintu byemewe nshuti bavandimwe mureke mbabwire hepfo haravuga ngo twagiye ikindi kigomba kubaho cya gatatu ni uguhora dutanga ubushake bwo kumvira Imana yadufashije gutuma tugerera muri icyo gihe kane iki muri ibi birori bigomba kuba bigaragaza Imana kandi nta cyaha kirimo nkuko bimeze ntabwo wihendahenda ukikira igitaho ugaseka ariko ijambo ry'Imana ryo rihora ari iryera irizima niyo mpamvu nimubwira abantu bagerageza gusa naho bumva ijambo ry'Imana ntacyo rimaze cyangwa se itorero ry'Imana hari icyo warikoraho ndashaka ngo nkubwire kugira ngo itorero ry'Imana rihungabane wowe wagwa ukagenda rigasigara rihagaze n'undi akagwa n'undi akagenda ndashaka ngo mbagire inama ivugamo itorero ry'Imana rirakomeye iyo usengera mu mutima ngo Mana jyumva guhuza n'itorero ryawe igihe cyose tutashishukuri n'ijambo ryawe ibyo ni byo sengesho byacu ibyo ngibyo akaba ari isengesho rya buri umwe wese ariko nituramuka tudasenze dutyo hazaba harimo ingorane idasanzwe hepfo rero reka mwumve aya magambo akomeye birashoboka ko twakora amakosa ariko tuzanga icyaha kuko ariyo ntandaro y'umubabaro y'umwana w'Imana ijambo nararisomye numva ndakomeye bishoboka ko twakora amakosa ariko muri twebwe dufite umutima wo kuzanga icyaha kuko aricyo ntandaro y'umubabaro w'umwana w'Imana icyapa buri wese akumva aricyo cyifuzo cye niba Imana ikiranuka muri byose kandi igatsindishiriza umunyabyaha kuko amaraso ya Kristo ni ukuri ko nanone nta muntu ushobora gutsindishiriza umutima we
umutima w'umunyabyaha icyo usabwa ni kimwe, ni ukwicisha bugufi mu buryo bwo gusenga no kugaragariza Imana yuko uri umunyantege nke. Ntacyo bivuze ikintu kirakomeye. Senga ufite intego n'umugambi bivuga ngo Mana ndi umunyabyaha kandi ndi n'umunyantege nke. Nimukurikira indirimbo y'193 iravuga ngo mbese urumva ushaka gutunganira Yesu ujye ugendana nawe mu nzira ntoya kuyoboyemo kandi akwikorera ibyaha byawe byose, ni ukwemera ukagendwa nawe. Azakubatura mu byaha. Ese urashaka kumutura intege nke zawe? Niba ubishaka ukaba wifuza gutura Yesu Kristo intege nke zawe, hazasohora amagambo ari mu gitabo cya umurimo wo kubwiriza ubutumwa ku rupapuro rwa 84 oya 94, kandi akaboneka no mu bihamya by'itorero umuzingo wa 8 ku rupapuro rwa 34. Haravuga ngo Uwiteka arareba kandi arumva, ndetse n'ubwo waba ufite intege nkeya azagukoresha iby'ubutwari kandi azakwitura impano yo gukiranuka, ibyo bigutegurire kubona ubugingo buhoraho. Nubwo waba uri umunyantege nkeya ariko Uwiteka arahari, nta kindi kihamubesheje. Baratubwiye ngo arareba kandi arumva. Nubwo waba uri umunyantege nke yiteguye kuguha impano yo gukiranuka, kandi iyo mpano yo gukiranuka iragutegurira kuzabona ubugingo buhoraho tuvuga ko dushaka. Impano ni nziza cyane. Reka mwumve, iyi ntambwe yamaze guterwa rero, iyi ntambwe yamaze guterwa haboneka ibintu bikurikira. Icyambere ni uko umuntu ababarirwa ibyaha bye. Iyo umuntu yamaze kubabarirwa ibyaha asohora amagambo ari muri Mariko igice cya 2 ku murongo wa 5, aho abantu bamenye ko Yesu ari mu nzu, bakamenya ko bifuza kumusanga, babura inzira, babura aho banyura, bigira inama yo kuzamuka mu gisenge bagasakambura inzu y'abandi batitaye ku kiguzi bazamusaba, baramanuka bajya gusanga Yesu ahari yarari. Ntabwo bitandukanye kandi na Zakayo wavuze ati Yesu ndamukeneye ndamubona nte ko mfite ikigaragazo cyo kuba mugufi, ariko icyari kirimo kiza gikiye nuko yafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ndurira igiti. Ese wari wurira igiti kubera ko ukeneye umukiza? Wari wasambura inzu kubera ko ukeneye gusanga Yesu? Kandi y'ibyo wabikoze havamo umusaruro mwiza witwa kubabarirwa ibyaha. Kabiri, ahabigishura kera. None se uruhare rw'agakiza ku mutima w'umunyabyaha ni uruhe? Ni ukwemera ukagoteshwa uruzitiro rw'amategeko y'Imana. Ijambo ry'Imana rikakubera itabaza, kandi ijambo ry'Imana rikakumurikira ukamenya aho ujya gushinga ikirenge cy'imyizerere. Naho niwigira uwo ntazi, ndakubwiza ukuri uzajya hanze y'itorero, kandi nugera hanze y'itorero nta munezero uzahabonera.